Njye nitwa Gami the psychologist. Welcome. Kimwe mu bintu nzi yuko bikunze kugora abantu benshi no kugira motivation cyangwa se kwa kundi uba wicaye ushaka gukora ibintu byinshi aho ugasanga wicaye mu rugo. Icyo ni ikintu nzi yuko kigora abantu benshi. Buri gihe tuba twicaye turi mu rugo ugasanga kugira ngo ubashe gukora n'imirimo yawe buri munsi ugasanga birakugora. Iyo ufite intego igihe kirekire, tuvuge hari gahunda, hari imirimo ugomba gukora kugira ngo uzagere ku ntego igihe kirekire, hari ubwo bishobora kugorana kugira self motivation. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho, tugiye gusharinga cyangwa se tugiye kuganira kuri tips cyangwa se inama eshanu nizera yuko izo nama za mbere mwakwifashisha igihe ashaka kugira motivation cyangwa se ashaka guhorana umurava, guhorana imbaraga z'ibintu ashaka gukora. Nizera yuko kugira motivation cyangwa se kumenya kwimotiva, kumenya kwitera imbaraga ari bumwe mu bumenyi buhenze kurusha ubundi bwose. Ni ubumenyi bufite agaciro kore ko ushobora gutuma ugira success isumbiza abandi bose cyangwa se ntugire success. Ikimwe mu determininga niba uzaba productive cyangwa se uzatanga umusaruro mu kazi ukora cyangwa se ntugatanga. Nimwe mu bishobora kugaragaza niba mu rugo imirimo uze kuyikora ukayikora ku gihe cyangwa se unikore ku gihe. Bishobora gutuma ugira success mu buzima bwawe bwose, mu ngeri zose z'ubuzima bwawe bwose. Ese nizihe tips eshanu nizera yuko arizo za mbere wakwifashisha iyo ushaka kwitera imbaraga, kwitera motivation? Njye nitwa Gami the psychologist, nkuko nabivuze, nibyo gukora subscribe, like, share na comments nuko ibyo turimo tuvuga. Reka dutangire. Ikintu cya mbere nshaka kugira ngo tuganireho ni ikintu cyitwa purpose cyangwa se kugira intego y'igihe kirekire. Ubu ni igihe nkunda kuyita intego ya danger, kubera yuko iyi ni ya ntego iba ari igihe kirekire, ikaba ari ya ntego irimo kugirira akamaro abandi, kugira umumaro abandi, ndetse ikaba ari ya ntego ifite ubusobanuro bukomeye kuri wowe cyangwa se ifite isobanuro mu buzima bwawe. Tekereza wa munsi uri kumva nta kintu ushaka gukora, ariko ukibuka yuko ugomba gukora cyane kugira ngo abana bawe bazabone ubuzima bwiza. Iyo ishobora kuba purpose, kubera yuko ni ikintu kigiye kirekire kirimo kugira umumaro abandi, ndetse gifitiye umumaro ukomeye cyangwa se umumaro uri deep. Tekereza cyagiye uba wumva ushaka kugivinga up, wacitse intege, uri discouraged, hanyuma ukibuka yuko mu ntego zawe ugomba kuzagira igihugu cyawe akamaro cyangwa se ugomba kuzakora ibintu bifitiye umumaro abandi. Ukibuka yuko ubereyeho kugira ngo ugire ibintu ukora bigomba kubyarira umusaruro sosiyete yawe. Icyo kintu ni kimwe mu bintu bishobora guhita kikongerera imbaraga, kubera yuko ni ikintu, ni intego y'igihe kirekire, ni intego igufitiye umumaro. Purpose in life actually kimwe mu bintu umuntu ashobora kwifashisha direct cyangwa se ako kanya igihe ushaka kubona imbaraga, kwiyibutsa impamvu uri no ku isi, impamvu ukwiye gukora uko byaba bimeze kose. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri gifitanye isano na purpose, ni ikintu gikunze gukora cyane cyane iyo umuntu afite ibibazo, obstacles cyangwa se ibibazo bimuzitiye bituma atabasha kugera ku ntego yakwiye kugeraho. Ni ikintu cyitwa meaning cyangwa se gushakira ubusobanuro ibibazo ufite. So tekereza cya gihe abantu bakwanze, abantu bose bari kugudiscouraginga, uburwayi bwabaye bwinshi kandi ukwiye gukomeza gukora ibintu wakwiye gukora. Kimwe mu bintu gigomba kugufasha ni ugushaka ubusobanuro bw'ibyo bibazo urimo uracamo. Kwa kundi ushobora kuvuga uti nubwo ibintu byose ndimo ndabicamo n'ikigeragezo, Imana imirampa, umunsi nzagitsinda, nzi yuko nzishima, nzi yuko nzabona impamvu koko ikigeragezo cyabagaho ko atari impamvu yari mbi. Ubonye ubusobanuro busobanura ibibazo byawe cyangwa se inzitizi urimo urahura nazo ku buryo bizigira ubusobanuro buze gutuma urushaho gukomeza. Ni kwa kundi ushobora kuba uri mu bibazo bikomeye cyane, ugatekereza uti okay, byanze bikunze ibi bintu impamvu biri kuza ni ukugira ngo mbashe kubyigiraho amasomo, ni ukugira ngo nibura nzabashe kubona inkuru yo kuvuga, ni ukugira ngo nibura nzabashe kwinsipayiringa abandi bantu. Ni byiza buri gihe kubona meaning cyangwa se gushakira ubusobanuro inzitizi cyangwa se ibibazo urimo urahura nabyo. Purpose cyangwa se kugira intego y'igihe kirekire no gushaka meaning cyangwa se gushakira ubusobanuro ibibazo urimo urahura nabyo
nibyo bintu bya mbere bitekereza yuko bishobora kugufasha igihe watakaje motivation, ugakomeza ukagenda n'igihe ibintu bikomeye. Ikindi kintu cya gatatu nacyo cy'ingenzi cyane abantu benshi bakunda kwirengagiza, ikintu kijyanye no kwiga kuyobora amarangamutima cyangwa se emotional management. Ubundi no kumva udashaka kugira ikintu ukora ni ubwoko bw'irangamutima. Kuvuga ngo iyo umenye kumenya kuyobora amarangamutima, uba ushobora no kwiga gukoresha ubwo bumenyi mu kugira ngo uyobore amarangamutima yo kuba discouraged. Abantu tumenyereye emotional management cyangwa se kuyobora amarangamutima ku bintu bijyanye no kubabara, kugira agahinda. Yego, mu by'ukuri ushobora kuba wababaye bigatuma utabasha gukomeza gukora ibintu wakoraga, kugira kumva wicira urubanza, ibyo ngibyo. Ariko kumenya emotional management bigufasha kugira ngo uzayobore amarangamutima yose ashobora gutuma utagera ku ntego. Amarangamutima akunda gutuma abantu batagera ku ntego, icya mbere ni ubwoba. Kwa kundi ushobora gutinya gukora ikintu, ukavuga uti ntabwo ndibuze ku kazi uyu munsi kubera bize kunsaba kujya gukomanga ku nzugi nkasaba ibintu abantu bakanyangira, ntabwo nkunda ko abantu bino banyuma ikintu nashakaga bashobora kumpitisayizinga. Ubwo ni ubwoba. Kwiga kumanaginga ubwoba ni kimwe mu bintu bishobora gutuma urushaho kugira motivation yo gukora ibintu byawe by'ubuzima bwa buri munsi. Nk'uko nabivuze, kwiga kumanaginga iyo feeling yo kuvuga uti ndi kumva nta kintu nshaka gukora, ndi kumva ndi discouraged, nubwo none ushobora kuvuga uti ndi kumva ibintu byanze, that's a feeling, ni amarangamutima ufite. Kwiga kuyobora amarangamutima ni ibintu ntasimburwa, ntabwo wabisimbura, kubera yuko igihe udafite motivation buri gihe haba hari amarangamutima ufite ukeneye kumanaginga. Ni byiza kumenya kuyimanaginga kubera yuko if you don't have that, igihe utayimanaginze neza hari byinshi ushobora guhomba. Ikindi kintu cya kane ntekereza yuko ari ingenzi nanone nta muntu ukwiye kukirengagiza, ni ikintu kijyanye no kwita ku buzima bwawe buri physical n'uburi mental, cyangwa se ku magara yawe. Kwiga kwita ku mubiri wawe. Ubundi iyo tuvuze kwita ku mubiri wawe, ikintu gita kinza mu mutwe cya mbere ni ukwiga kudahora wicaye. Hari umuntu avuga ati niba ndashaka kuzajya nkora ibintu byinshi mu munsi, hanyuma ugasanga yiriwe yicaye ahantu hamwe, nubwo yakoraga ariko ntabwo yigeze amuvuga. Ubushakashatsi bugaragaza yuko kuva ahantu hamwe ukimukira ahandi, ukora izo movement, ukora ako gasiporo gakeya, byo byonyine bishobora kuimprovinga mood cyangwa se kumva wishimye, bishobora kuimprovinga amaraso yawe uburyo atembera agera ku bwonko, bigira akamaro kenshi gatandukanye. So siporo, kumuvinga, gukora ibintu byose bituma amaraso yawe atembera, bituma ingingo zawe zirambuka, ntabwo wabyirengagiza. Actually ubushakashatsi nawe bugaragaza yuko stress ikunda kwibika mu ngingo, muri muscles, and uko ugenda ukora siporo, kugenda ukora stretching, kugenda izo stress cyangwa se ibyo bintu stress yashize mu mubiri bigenda bishira mu mubiri, bikagenda bigatuma urushaho kumva umerewe neza ndetse ukanagira motivation. Ntabwo ari movement gusa. Ikindi kintu kijyanye no kwita ku buzima bwawe bw'umubiri, hariho ikintu kijyanye na nutrition cyangwa se imirire. Akenshi ni byiza ko umuntu amenya imirire ituma agira motivation, imirire ituma atumva ashaka kuryama gusa, imirire ituma atumva ahora ananiwe, imirire itunga ubwonko bwe, igatunga n'umubiri ku buryo ahora n'ubuzima buzira umuze. Ikindi kintu twavugaho ni ikintu kijyanye no kwiga cyangwa se kwita ku buzima bwawe ku buryo urwanya indwara. Hari indwara ushobora kurwara kubera ikigeragezo, ku buryo zitakora ku mubiri wawe gusa, ahubwo zikora no kuri motivation. Usanga urarwaye, ntabwo ubashije gukora ibintu byose. Ni byiza rero kumekinga sure yuko indwara ufite izo ari zo zose, iyo ari yo yose, ugomba kwirwanya, kujya kwa muganga. Udashobora gukira bakayicitinga ku buryo basha nibura kwikontrola, basha kwiyobora kugira ngo uyobore. Ikintu cya gatanu no dushaka kugira ngo mvugeho gishobora gutuma umuntu agira motivation, akagera ku ntego cyangwa se akagera ku bintu byinshi, agahorana imbaraga, ni ikintu kijyanye no kwiga kuyobora ibitekerezo cyangwa se kwiga gutekereza ibitekerezo bya nyabyo. Hari abantu benshi batazi yuko ushobora gutekereza ibintu bigatuma utaba motivated. Urugero, niba utekereza yuko icyo kintu utagishobora, kandi ikintu kiri very common, ubwira ati okay, tujye muri gym, oya ntabwo nabishobora, oya abantu bari buze kunse. Ibyo byose ni ibitekerezo abantu benshi tukunze kugira.
ugasanga muratekereza yuko ibintu byose wakora n'ubundi nta kintu uzamara apo n'ubundi nakora cyane byose ni kimwe, n'ubundi nakora ibi n'ibi nakora ibi byose ni bimwe. Urumva ni ibitekerezo ushobora kuba wibwira bigatuma utagira motivation. Hari n'ibindi bitekerezo biba bifitanye isano na motivation ubwabyo, ukavuga uti reka ndeke gukora none ahandi aza gukora nimugoroba. Ubwo ni igitekerezo ntabwo ari kibi cyane kubera ko it's planning, ariko ugasanga ni igitekerezo kirimo gupostpone cyangwa kujyana ibintu inyuma kandi bashobora no kubikora mbere. So kwiga kuba aware cyangwa se kumenya ibitekerezo bishobora kuba biri ku affecting, biri kugira ingaruka kuri motivation, ni kimwe mu bintu umuntu ashobora kwifashisha igihe ashaka kumenya cyangwa se kugira motivation isumye. Hanyuma ikiyongeye mu kwiga kubimenya, ushobora no kongeraho kwiga actually guhindura ibyo bitekerezo, ukamenya kwibwira ibintu bishobora gutuma urushaho motivation. Niba wibwira guti reka ibintu nze kubikora nimugoroba, ushobora kubisimbuza uti reka mbikore none aha kugira ngo mbashe kubona umwanya wo gukina afterwards. Urumva icyo ni igitekerezo wibwiye gishobora gutuma ugufasha gukora ikintu kuba motivated more easy. Ibyo ni byo bintu bitanu tuvuze ntekereza yuko ari byo bya mbere bishobora gutuma umuntu akora ibintu agira motivation ku rwego rwo hejuru. Icya mbere, purpose cyangwa se kugira intego y'ubuzima. Ya ntego ni ko ari intego ya danger, ya ntego uzi neza yuko ariyo ntego ubereyeho, aricyo kintu ubereyeho mu buzima bwawe. Ikindi ni kugira meaning cyangwa se gushakira ubusobanuro ibibazo, inzitizi umuntu agomba guhura nazo. Ikindi cya gatatu twavuze ni ikintu kijyanye na emotional management, cyangwa se kuyobora amarangamutima. Kwa kundi wumva ubabaye, kwa kundi wumva ufite ubwoba, kwa kundi wumva discouraged. Ese ni gute ushobora kwiga kuyobora ayo marangamutima? Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane. Ikindi twavuze ni ikintu kijyanye no kwita ku mubiri wawe uri physical cyangwa se amagara yawe, ukora siporo cyangwa se kwirinda guhora ahantu hamwe umunsi wawe wose, ukaba ushobora gukora movement, wakora walk, kugenda ukavana ukimukira ahandi. Hari ibintu byinshi biba bishobora guhinduka mu mubiri wawe kubera ako gasiporo gatoya. Kwiga ibintu bijyanye n'imirire, ukamenya imirire ikorana n'ubuzima bwawe ku buryo ari gutera motivation, ari ituma udasinzira, ari ituma utananirwa. Hanyuma no kurwanya indwara ku buryo utaza kubura motivation kubera indwara y'umubiri ufite. Ikindi kintu dusorejeho ni ikintu kijyanye no kwiga kurwanya ibitekerezo bibi. Hari ibitekerezo bishobora gutuma udakora ibintu, kwiga kubisimbuza ibitekerezo byiza nabwo n'ubumenyi umuntu aba akeneye kumenya. Reka nizere yuko ibintu byose tuvuze ubonyemo ikintu nibura cyagufasha. Ibintu tuvuze ngiye nizera yuko ari byo bintu bya mbere ku isi so far, keretse hari n'isomo ibindi mu minsi iri imbere. Ibintu bya mbere ku isi umuntu ashobora kwifashisha igihe ashaka kugira motivation cyangwa se ashaka kugera ku ntego zisaba gukora ibintu afite motivation nyinshi. Turabizi neza ko niba ushaka kugera ku ntego ikomeye, ku ntego yakure, uba ukeneye gushiramo umurava udasanzwe, kubera yuko ushaka kugera kuri success, intsinzi itandukanye n'abantu bose bagezeho. Bityo ubona akeneye rero umurava cyangwa se motivation umurava usumba y'abandi bantu bose bashobora kuba bafite. Ibyo kimwe ibintu bisaba ni ukwiga skills cyangwa se ubumenyi budasanzwe cyangwa se utarumenyereye waba ufite, ndetse ko hari ubumenyi buri highly evidence based cyangwa se science cyangwa se ubuhanga bwagaragaje yuko aribwo bukora ku bantu benshi. Izo rero nizo tips naguhaye ukoresha. Ntibagirwe gukora subscribe, like, share na comments kugira ngo unadusangize twumve niba ibyo twakubwiye ari byo. Nitwa Gami the psychologist, tuzongera kubonana ubutaha.